akiri umwana na n'uyu munsi, ariko akiri umwana yakundaga ifiriti n'amandazi. Ariko uyu munsi ntagikunda amandazi, ahubwo ifiriti niyo akunda. Yari mu rugo akunda isuku cyane, abashaka ko mu cyumba cye haba hasa neza, muri dushe ye, muri salo, isuku arayikora. Muri iyi minota mike tugiye kukwereka inkuru y'ukuri y'umuhanzi ukunzwe n'urubyiruko nyarwanda Chris Easy, uko yinjiye mu muziki, uko yazamutse, n'uko akomeje kwandika amateka hano iwacu mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Chris Easy amazina ye nyakuri bamwita Rukundo Christian Nsengimana. Yavutse mu mwaka wa 2001, akurira mu Rwanda mu muryango usanzwe. Mu buto bwe yakundaga kuririmba no kwandika uturirimbo yibereye ku ishuri ndetse no mu rugo. Aza kwibera umwana w'icyitegererezo mu ishuri, utuje kandi ubona ko yari afite inzozi zo kuzaba umuhanzi ndetse ukomeye, nubwo atarazi inzira bizacamo kugira ngo agere kuri uru rwego agezeho kuri ubu ngubu. Nubwo abantu benshi bamenye muri 2020, urugendo rwe rwari rwaratangiye mbere. Yatangiye kwandika indirimbo, agenda ayishyira ku mbuga nkoranyambaga z'inshuti ze, ndetse we azandikana n'inshuti ze bakazajya bazishyira ku mbuga nkoranyambaga. Gusa icyamuhinduriye ubuzima nyuma ya byose ni igihe yagiraga amahirwe yo guhura n'umusobanuzi Junior Giti. Aha bavuga yuko bahuriye mu isoko, aho Chris Easy we yikoreraga uturirimbo anakora budiskibana, mu gihe Junior Giti we yari ari mu isoko, hari ibintu yari yagiye gushakamo. Amubonye agira amatsiko yo kumupropose, biza kurangira batangiranye gutyo. Gusa icyatumye umuziki we uzamuka n'amahirwe yagiranye yo gukorana n'umwe mu batunganya umuziki hano iwacu mu Rwanda, Element, bituma ijwi rye rigera ku bantu benshi. Nyuma y'uko Junior Giti yabonye ko afite impano, yahisemo kumubwira areka hip hop, aza gukora injyana ya Afrobeat cyangwa amapiyano. Izi ni zimwe mu njyana akora hano iwacu. Mu mwaka wa 2021, Chris Easy yasohoye Inana, indirimbo yahise imugaragaza nk'umwe mu bahanzi bafite impano itangaje hano iwacu dufite. Asohora n'indirimbo bita Amashuri, Edeni, Faster ndetse na Bass Sorry, n'izindi ndirimbo zatumye yigarurira imitima y'abafana, cyane cyane urubyiruko rukunze amapiyano na Afrobeat. Uretse umuziki, Chris Easy ni n'umushoramari. Yashinze inzu y'imyenda yitwa A1 Collection, yerekana ko afite ishusho y'umuhanzi ufite icyerekezo n'icyizere mu muziki. Kuri we umuziki ni uburyo bwo kuvuga ibyiyumvo, kugaragaza abandi, gutinyuka inzozi zabo no kwereka isi ko impano ikura neza kandi mu buryo bwitonze. Chris Easy yagarukiye aho akomeje gukorana n'abandi bahanzi, gukora amashusho akomeye no gutegura ibitaramo birenze u Rwanda, aho ajya gutaramira i Buruseli, i Paris, aho hose naho ajya gutegurira ibitaramo byiwe. Ubwo aheruka guhaganira n'ikinyamakuru Isibo, bavuze yuko indege yayifashe nka tap and go, aribwo umubyinnyi General Benda ndetse na Muyango bamubazaga ngo asigaye ahora hanze, nawe akavuga ngo ni ibintu byizanye. Chris Easy rero mu minsi ishize nibwo aherutse kugira ibyago byo kubura mama we bari n'inshuti, ari nawe yari asigaranye nyuma y'uko ise apfuye, yasigaranye na nyina. Sheri, sasa ikibazo nshaka kubaza. Yego. Ngira indirimbo yanjye nakoze bwa mbere, ndi kurapa izina ryawe ni buryibuka. N'ubisanga wibuka unayindirimbira. Ndi mu ishyamba, ndi mu rugamba, ndimo ndashaka kwambika ikamba, ndimo ndashaka kwimara icyaka, maranye imyaka cyamuzika, ndimo ndashaka kwiyubaka, nkora amateka ya muzika, ndimo ndashaka kwiyubaka. Umubyeyi we Chris Easy yitabye Imana mu gitondo cyo ku itariki 13 Kamena 2025, nuko igihe yabiganirijwe na Junior Giti usanzwe areberera inyungu z'umuhanzi. Nyina wa Chris Easy yari amaze iminsi arwariye mu bitaro bya Nyarugenge. Yitabye Imana mu gitondo
cyo kuri uyu wa 13 Kamena 2025 ubwo Junior Giti yavuze yuko bari bamaze kubaha transfer ibajyana CHK ariko aza kwitaba Imana ataragera mu bitaro bya CHK. Junior Giti yagize ati yari amaze iminsi arwaye, yewe nijoro twavuganaga atubwira ko yumva ameze neza, mu gitondo ari butahe, ariko dutunguwe n'ukuntu twakiriye inkuru y'uko yitabye Imana. Mu minsi ishize nibwo Chris Easy yatangiye kugaragara ko ari kumwe n'umubyeyi we ku isheni ya YouTube bagiranaga ku bintu bitandukanye. Isheni ye bitaga Chris Easy Streak, by'umwihariko bakajya no mu buzima bwite bw'imikurire y'umuhanzi. Uyu mubyeyi wari uherutse guhishura ko yihebeye indirimbo Inana y'umuhungu we yitabye Imana, yaragize amahirwe yo kubona umuhungu we akabya inzozi zo kuba umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda. Mu kiganiro bari baherutse gushyira hanze, uyu mubyeyi yabwiye Chris Easy ko urwibutso amufitiye kuva mu bwana ari umunsi yavutse, kuko uwo munsi yavukanye umunaniro ukabije. Ati wavukanye inzara ikabije bituma muganga akujyana mu mashini zita ku bana, nubwo wari uruhinja wavukanye amahane wanga kukajyamo, bituma umuganga avuga ko nubwo wavukanye inzara ariko wavukanye imbaraga. Uyu mubyeyi akomeje avuga ko iteka iyo abonye umuhungu we amubonamo indwanyi yo mu buzima, bikamwibutsa intambara yarwanye akivuka. Ku munsi w'ejo rero ku itariki 15 nibwo bashyinguye mama wa Chris Easy mu cyubahiro, bamushyinguye i Rusororo. hari n'abahanzi benshi bamutabaye, harimo ba Afrique barahagaragaye, ba Diaspora ndetse n'abandi. Ndakwibutsa gukanda subscribe kuri iyi channel yacu, ndetse nibagirwe like na comment.